Guhaye ikaze. Nyuma yo kumva iki kiganiro kigeze ku musozo, nta faranga ryawe na rimwe rizongera gupfa ubusa. Waba ukorera menshi cyangwa make, yose agiye kujya agira umumaro mu buzima bwawe. Muri iyi video ndaza kukubwira ahantu icumi ukwiye gutakaza amafaranga ku buryo utazigera na rimwe uyicuza. Ni hahandi uzajya ubona amafaranga, yaba menshi, yaba make, ikintu cyose uyakoresheje ukaba ubizi neza ko akugiriye umumaro. Usanga abantu benshi dutakaza amafaranga ahantu hatari ngombwa mu bintu bitandukanye, ariko mu by'ukuri ugasanga ejo hazaza nta kintu na kimwe bitumariye. Niyo mpamvu ngusaba kuza gutega amatwi iki kiganiro kuva gitangiye kugera ku musozo, kuko ibintu uza gukuramo biraza kugira itafari bishyira ku buzima bwawe. Muri iyi video turaza guhera ku kintu cya 10 tuza ku cya mbere. Make sure yuko nta na kimwe kiza kugucika. Nuza kugira igitekerezo cyangwa ikibazo, wemerewe kuba wagishyira muri comment box cyangwa se ukaba watwandikira ukatubaza kuko turabasubiza. Nitugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Papa Legacy. Ikaze mu isi y'amafaranga. Reka dutangire. Turava ku kintu cya 10 tujya ku cya mbere. Birashoboka ko icya 5, icya 7, icya 3, icya 8 cyangwa se icya mbere ari byo bishobora kuba byakugira umumaro. Utega amatwi ntihaze kugira ikintu na kimwe kigucika. Ikintu cya 10, kwambara imyambaro cyangwa se kwiyitaho, ukambara imyambaro, ukambara neza, ukagira isuku ku buryo umuntu ukubonye utambutse mu nzira abona ko uri umuntu usobanutse. Mu by'ukuri si ngombwa kwambara imyambaro ihenze, ariko burya amafaranga watakaje ku mwambaro atuma ugaragara neza cyane. Ahangaha icyo ugomba kwitaho si ukugura ibihenze gusa, ahubwo ugomba kwiga guhitamo ibintu bikubereye, kuko iyo uberewe usanga amafaranga mu by'ukuri wayakoresheje ikintu cyiza kandi gituma ukomeza kugaragara neza ibihe byose. Umwanya wa 9, kugura serivisi cyangwa se kugura ku kwiga ibintu utazi cyangwa se ibintu udashoboye kuba wakikorera. Ahangaha ndavuga nko kuba hari ikintu ushaka gukora kandi bikaba ari ubwa mbere ugiye kugikora, cyangwa se ukaba utakimenyereye neza, ukabonaho kugira ngo ukice, ushobora gushaka umuntu wagufasha kuba wagikora kandi uzi kugikora neza. Kuba wakishyurira umuntu akaguha coaching cyangwa se akabigukorera ukamwishyura amafaranga, aya mafaranga ntago aba apfuye ubusa, kubera ko iyo ukoresheje umuntu ubizi bituma ubona umusaruro vuba. Kandi iyo ubonye umusaruro mu by'ukuri biba bikozwe mu buryo bwa kinyamwuga. Umwanya wa 8, kugura tike yo kwitabira inama runaka cyangwa se ibitaramo runaka. Ibi ngibi twabyita nka connection cyangwa se kubonana n'abandi bantu bashya mutari musanzwe muziranye, cyane cyane iyo ari nk'inama zivuga ku bucuruzi, ishoramari, iterambere cyangwa se n'andi mahugurwa agira ikintu asiga mu mutwe wawe. Bivuze ngo amafaranga utanze mu buryo bwo kugura igitike, aya mafaranga ntago aba apfuye ntago aba apfuye ubusa mu by'ukuri. Bivuze ngo amafaranga utanze ntago aba apfuye ubusa mu by'ukuri. Ahangaha niho uzahurira n'abantu bo mu bihugu bitandukanye, abantu bo mu turere dutandukanye, uhakure ibitekerezo bishya, kubera ko isi dutuyemo igizwe n'ibitekerezo bishya cyangwa se igizwe na connection nshyashya. Ku mwanya wa 7, gufasha abatishoboye cyangwa se guha ubufasha umuntu ubukeneye. Mu by'ukuri dukunda kuvuga ijambo rivuga ngo gira neza uzayisanga imbere. Amafaranga uhaye umuntu umufashije akeneye ibyo kurya, ashonje, yambaye ubusa, arwaye, mu by'ukuri aya mafaranga ntago aba apfuye ubusa. Niba hari icyo urusha umuntu ukaba wamufasha, aya mafaranga ntago aba apfuye ubusa. Bivuze yuko amafaranga ukoresheje utanze uhereje umuntu urimo kumuha ubufasha, biba bishoboka ko nawe Imana yazayakwishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se ugakorera n'uwo mugisha. Gira neza wigendere. Ku mwanya wa 6, ukoresha amafaranga mu kiruhuko. Ushobora kuba unaniwe ugafata amafaranga ugatembera, ugasohokera ahantu, ukaruhuka mu mutwe, ukaryama bihagije, ukabona ibyiza bitandukanye. Mu by'ukuri aya mafaranga ntago aba apfuye ubusa, kubera yuko niba ukorera amafaranga ayo waba ukorera yari yo yose,
niba utagira umwanya wo kuruhuka, mu by'ukuri warahombye cyane, kubera ko ubwonko buhora na stress mu kazi gusa aribyo utekereza, birangira hari ibitekerezo bimwe na bimwe utabonye. Bivuze ngo ubwonko buruhutse cyangwa se ubwonko bumeze neza nibwo bubyara ibitekerezo bishya. Rero ayo mafaranga ukoresheje mu kuruhura mu mutwe cyangwa se gutembera, ayo mafaranga ntabwo aba apfuye gusa. Ku mwanya wa 5, kugura ibikoresho by'akazi kawe cyangwa se ibikoresho ukenera mu buzima bwa buri munsi. Nk'ukora kuri YouTube ushobora kugura kamera, kugura phone, mashini cyangwa se microphone ndetse n'ibindi bintu ushobora kuba wakifashisha mu kazi kawe. Aya mafaranga ntabwo aba apfuye gusa, kubera ko igikoresho ukenera buri munsi, amafaranga ugitakajeho ni amafaranga aba afite umumaro, kubera ko usanga n'ubundi iki gikoresho utagifite ugitakazaho menshi ugikodesha. Ni byiza kuba ukifitiye, cyane cyane ko iyi ngiyi aba ari investment kandi igufasha gukora ibintu byawe kinyamwuga, ku buryo bituma bibona umusaruro mu buryo bwihuse kandi bwa kinyamwuga. Ku mwanya wa 4, kwiga ikintu gishya cyangwa se kugira ubumenyi bushya. Ni byiza ko umutwe wawe udahoramo ibintu bimwe, kubera ko isi turimo igenda ihinduka umunsi ku munsi, ku buryo usanga hari akazi kamwe na kamwe cyangwa se hari ibintu bimwe na bimwe bizwi kuva kera uyu munsi bitakigezweho. Cyane cyane amafaranga menshi ugomba kuyatakaza mu kwihugura kuri murandasi, mu buzima busanzwe, kumenya ikindi kintu gishya ushobora kuba wakora, cyane cyane mu buryo bwo kukubyarira umusaruro cyangwa amafaranga. Ushobora kwiga gutwara imodoka, kwiga imyuga, kwiga murandasi ari ikoranabuhanga, kwiga guteka, kwiga ubucuruzi, marketing. Mu by'ukuri aya mafaranga ntabwo aba apfuye ubusa, kubera ko umuhanga umwe yaravuze ngo iyo wishyuye ubumenyi uba wishyuye ejo hazaza. Muri make, ubumenyi ni umurage udasaza. Ushobora kuba uyu munsi nta kintu bukoresheje, ariko ejo cyangwa ejo bundi bwa bumenyi ufite bushyashya bugakenerwa ku isoko, bukaba bwakugira umumaro. Ikintu cya 6, gufasha umuryango, gufasha umuryango, ababyeyi, abavandimwe. Ibyo bintu ni ibintu ukwiye gutakazaho amafaranga, kubera yuko ntabwo ari ngombwa ngo ufite ibintu byinshi. Amasengesho y'ababyeyi, imigisha y'abavandimwe cyangwa y'inshuti iyo bayigusabiye, iyi ngiyi ni impamvu ikomeye cyane, ni akabando gakomeye gashobora kuba kakugeza kure. Ikintu cya 2, kwiyitaho ku giti cyawe cyangwa se icyo twakita mu ndimi z'amahanga self care. Ibi ngibi bigomba kuba mu mirire, ukamenya ibyo kurya urya. Niba ufata ibyo kurya byuzuye imbuto, imboga ndetse n'ibindi bintu bituma ubuzima bwawe bumera neza. Ubuvuzi, uri kuri aya mafaranga ntabwo aba apfuye ubusa. Ushobora kujya gukoresha body check up, ushobora kugura imiti, kwishyura gym, massage, siporo. Mu by'ukuri aya mafaranga ntabwo aba apfuye ubusa. Amafaranga ukoresheje ku isuku yawe mu by'ukuri ntabwo aba apfuye ubusa, kubera ko ubuzima bwawe nicyo gishoro ufite, kuko ubuzima budahari nta kindi kintu wakora. Ayo mafaranga uba ufite nayo nta kintu yakumarira. Ikintu cya mbere, mbere yuko tuvuga iki kintu cya mbere, banza urebe ko wakoze subscribe, ubundi dukomeze. Ikintu cya mbere ugomba gutakazaho amafaranga ni ugushora mu mishinga yunguka. Wireba ahantu hamwe gusa ngo wumve ko business ukora, akazi ukora, ako konyine gahagije. Amafaranga yawe agomba kuba ari ahantu hatandukanye kandi abyara andi, kubera yuko business imwe ishobora guhomba, ishobora guhura n'ikiza, hashobora kuza impamvu ituma ya business itakiri gukora. Ariko mu by'ukuri iyo ufite ahantu henshi habyara amafaranga ntabwo ubyicuza. Niyo hahandi uvuga uti aya mafaranga ahantu nayashoye ndabona mu by'ukuri hari ikintu yamaze. Ushobora kugura ubutaka kuko bwunguka buri gihe, ukagura itungo, ukaguza mu matsinda cyangwa mu bimina, ahantu batanga inyungu za buri kwezi, mu mabanki ndetse n'ahandi, online business zizewe. Aha hantu ni ahantu heza ho kuba watakaza amafaranga yawe, kubera yuko aya mafaranga ahora abyara umusaruro buri gihe.
Ese wowe ni ikihe ukunze kurusha ibindi? Ni ikihe usanze wakoraga nabi? Ese ni iki wowe ukora twebwe tutavuze hano ushobora kuba wadusangiza? Ese ni iyihe nama wungutsemo? Wayishyira muri comment. Ni byiza ko amafaranga ukorera agomba kukugira umusaruro, yaba make cyangwa menshi, kuko buriya ikibazo si amafaranga winjiza, ahubwo ahantu yarambika cyangwa se ibyo uyakoresha umaze kuyafata, ibyo bituma ejo hawe hashobora kuba heza cyangwa habi. Nabashimiye rero muri iki kiganiro twabanye. Reka aya mafaranga dukorera tugende tuyabyaze umusaruro, ku buryo mu minsi iri imbere tuzaba tuvuga ko iki kiganiro hari umumaro cyatugiriye. Nge twabanye muri iki kiganiro nitwa Papa Legacy. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.